niyo mpamvu uyu munsi tubazaniye rero inkuru ikomeye cyane ku birebana na ADPR ndetse no kuri Kiliziya Gatolika. Ni ibintu bibiri tugiye kuvuga uyu munsi. Tugiye kuvuga icya mbere ku idini Kiliziya Gatolika, ikibazo ifite kigendanye n'uyu munsi witwa ngo ni Asomusiyo. Murebe ikinyoma iri dini ryabitse mu bantu arenga miliyari bagiye kurimbukira mu idini yitwa Gatolika. Bagiye kurimbuka ko barabeshya. Izamuka ry'umubyeyi Bikira Mariya. Ndababwira nk'ibintu nibuza nka bitatu. Bikira Mariya ntabaho, yigeze nabaho. Ushobora kwibaza ngo gutese, turaje tubikwereke. Ese koko Mariya ni umugore w'Imana, ni umwamikazi w'ijuru n'isi? Nibavuze ngo izamurwa rya Bikira Mariya, uko nta Bikira Mariya wabayeho. Bashatse kuvuga, reka dusome twumve mu byahishuwe rero aho Kiliziya Gatolika ikunda kwifashisha igaragaza ko uyu mugore uvugwa no mu byahishuwe ngo ari we Bikira Mariya. Bikira Mariya ntiyigeze abaho, habayeho Mariya. Mariya yarapfuye nk'uko abandi bapfa, ategereje kuzazuka ku muzuko w'abera, kuko Yesu nagaruka agomba kuzaboneka mu bera, kuko nawe Imana yaramushimye. Igitabo cy'amateka kivuga yuko Mariya yaguye muri Egiputa. Iyo bavuze umugore mu byahishuwe ntabwo bashatse kuvuga Bikira Mariya. Aha dusome, nta nubwo bashatse kuvuga Mariya. Uyu mugore uvugwa asobanura iki? Ibyahishuwe ni ubuhanuzi bw'ibimenyetso bufite ikindi kintu bushatse gusobanura. Uyu mugore uvuzwa aha ngaha Bibiliya yamaze kumwita ikimenyetso, si umugore nyamugore. Aha hantu muhumve neza. Gatolika ivuga ko ari Bikira Mariya, urumva yirasoma igahita inahamya ngo uyu mugore ni Bikira Mariya. Ariko si koko ni ukuri. Baratubwiye ngo ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru. Niba bavuze ikimenyetso rero bashatse kwerekana ko icyo bagiye gusobanura atari cyo cyanyacyo, ahubwo ni ikimenyetso gifite ibindi bishatse gusobanura. Muri gusenga umudayimoni kazi witwa Semeramisi, umugabekazi w'ijuru, Aruteme y'Abefeso, Bikira Mariya, uwo niwe mudayimoni musenga. Ubu tugeze noneho ku bya ADPR, tuvuye ku bya Kiliziya Gatolika, mwumva ibintu bihari. Tuvuye ngo Ndayizeye ntabwo yimitswe n'Imana cyangwa n'abashumba bagenzi be, ahubwo yimitswe na RGB. Ndaje mbibereke ko Karangwa yabisobanuye, yarabivuga, wahoze ari vice president Egari. Ninde waguhaye akazi muri Gasutamo ko gukurikirana iby'abinjira n'abasohoka ku buryo wumva nagukoreye icyaha? Ese aho ujya wibuka ko ADPR nayibereye umuyobozi, none kuyiteraniramo bibaye icyaha? Ubuse ko wowe ujya uteranira muri Kiliziya Gatolika, hari ubwo abanyetorero baguciye nkanswe igihe wateraniye mu itorero ryacu? Ndasaba inama nkuru y'itorero ko yakweguza, niba kandi nayo itabishoboye ndasaba RGB, ari cyo kigo gishinzwe imiyoborere myiza mu nzego zose harimo n'amadini, ko cyabikora kikakweguza, cyane cyane ko ari nacyo cyagushyizeho. Ngaho ngiyi baruwa y'uwitwa Karangwa John, wahoze ari vice president Egari muri ADPR. Nimugaruke bana basubiye inyuma mwe, niko Uwiteka avuga, kuko mbabereye umugabo kandi nzabakuramo umwe mu midugudu na babiri mu muryango mbajyane i Siyoni. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Reka nongere ngusuhuze kandi nkwifuriza amahoro y'Imana, wowe ubana natwe ugafata umwanya ugakurikira ubutumwa bwiza tugenda tugutambutsaho cyangwa tukugezaho bunyura kuri AYALONI TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Abami bw'Imana. Turakwifuriza amahoro y'Imana. Turabasubije mwese abadukurikira bari ku mugabane wa Afurika, abari ku mugabane w'Uburayi, abari ku mugabane wa Amerika ndetse n'umugabane wa Aziya na Oceania. Mwese mubana natwe buri munsi, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi turagarutse rero kandi tubazaniye inkuru nanone kandi ikomeye. Tubazaniye indi nkuru kugira ngo murusheho gusobanukirwa aya madini murimo. Niyo mpamvu duhora tubazanira ijambo ry'Imana, tukongera tukabazanira ibirimo kuba tubihuza n'icyo duhora tubabwira buri munsi. Nshuti z'Imana, buri munsi duhora tubabwira ngo aya madini afite ikibazo gikomeye. Idini ubamo niba harimo intambara, nakubwira ngo vana yakawe karenge. Kubera iki? Usomeza buri 133 kagaragaza ko Imana yafashe amavuta ikayasuka ku mutwe wa Aroni, agashoka mu bwanwa bwe akagera no ku musozo w'imyenda ye. Bivuye ngo ntabwo amavuta ahera hasi azamuka, ahubwo ahera ku mutwe akamanuka. Niba rero umutwe uguhagarariye mu idini ryawe bari guhondagurana, abapasiteri cyangwa se
abayoboye iryo dini ubamo ukabona bararwana, ku mutwe nta mavuta akiriyo, kandi ayo mavuta agomba kumanuka akagera ku gihimba, ari bo mwebwe abayoboke babo bapasitori. None hejuru barimo bararwana, hejuru bari kuregana, hejuru barahanganye, ukavuga ngo uzumva Imana, ngo Yesu azabana nawe, kandi abaguhedinze baragize ikibazo. Umutwe waramaze gupfa, ayo mavuta agera ku gihimba aricyo bakristo azava he? Ko tubonye ko amavuta asukwa ku mutwe akamanuka akagera no ku gihimba. None umutwe ufite intambara, barahanganye, bararegana, baragira gute? Niyo mpamvu uyu munsi tubazaniye rero inkuru ikomeye cyane ku birebana na ADPR ndetse no kuri Gatolika. Ni ibintu bibiri tugiye kuvuga uyu munsi. Tugiye kuvuga icya mbere ku idini Gatolika, ikibazo ifite kigendanye n'uyu munsi witwa ngo na Assumption. Dushaka kuyivugaho, murebe ikinyoma iri dini ryabitse mu bantu barenga miliyari bagiye kurimbukira mu idini yitwa Gatolika. Bagiye kurimbuka ko barabeshya. Izamuka ry'umubyeyi Bikira Mariya, ndababwira nk'ibintu nibuza nka bitatu. Bikira Mariya ntabaho, yigeze nabaho. Ushobora kwibaza ngo gute se? Turaje tubikwereke. Idini rya kabiri ndi bubabwireho ni ADPR. Duherutse gukora ikiganiro aho twababwiraga bombori ziri kubera muri ano madini, tubabwira tuti nyaboneka izi bombori zatuma Imana itabana namwe, ko n'ababayoboye cyangwa babigisha ubwabo ntabwo Imana yakorana nabo kandi ubwabo bahanganye, ntibinashoboka habe na gatoya. Hari ikiganiro twatambukije kimaze iminsi 2, ni ikiganiro twari turimo dusobanurira abantu ibintu biri muri ADPR, bombori irimo, hanyuma tugaragaza urwandiko umwe mu bashumba bayoboye muri ADPR yandikiye Bizeye Ndayizeye, arimo kumuca kubera ko ngo Bizeye yazanye ikizira mu idini rya ADPR. Bizeye uwo tuvuga ni representant egal uyoboye ADPR cyangwa umuvugizi wayo, ariko umushumba we uri hasi ye yaramutenze, avuga ko amutenze, amuciye kugeza igihe Imana izashyiraho umuyobozi utuma idini rya ADPR imera neza. Icyo ni ikiganiro twatambukije kimaze iminsi 2, akaba ari ikiganiro gifite title ivuga ngo mugure Bibiliya vuba, muyisome, muyiboroke. Sosiyete ya Bibiliya mu Rwanda nayo irabyemeye. Mbega abatinganyi, niko titre y'iki kiganiro twatambukije ivuga, aho twari turimo kugaragaza umwe mu bashumba ba ADPR uburyo yatenze umuhagarariye we representant egal Bizeye Ndayizeye. None uyu munsi habonetse kandi nanone Bizeye yahagaritse nawe rero, kandi aramuhagaritse, kandi uwo noneho rero nawe yayoboye ADPR bene. Twashaka kubabwira ngo mu gihe mutumva ibyo tubabwira, benshi mugiye kuzarimbuka. Ntabwo ahantu hari umwuka w'Imana, hari imbaraga z'Imana, haba intambara no guhangana no kurwana no gutongana no guhagarikana. Ntabwo iyo Imana ihari ibyo bijya bihaba. Uyu munsi rero turashaka kugira ngo tubanze tubasobanurire gatoya kubirebana na Assumption y'abakatolike, ndetse tunasinya ikinyoma cya Gatolika kivuga yuko habayeho cyangwa hariho uwitwa Bikira Mariya, tunagaragaza ko Bikira Mariya ari umudayimoni uyoboye idini Gatolike, kuko Bibiliya ntabwo igivuga Bikira Mariya. Bikira Mariya ni ijambo ryazanywe n'Abaroma cyangwa se ryazanywe na Gatolika. Bibiliya igaragaza ko ariho Mariya, ntabwo hariho Bikira Mariya. Bikira Mariya ni ikigirwamana kazi tuzi, dusanga mu byakozwe n'intumwa ibice 19 kuva ku murongo 21. Icyo kigirwamana kazi kikaba cyitwa Aruteme y'Abefeso, kandi kikongera kikitwa Semeramisi, nawe dusanga hariya mu gitabo cy'Itangiriro ibice 11, nyina wa Nimurodi. Kandi
akongera akitwa umugabekazi w'ijuru. Twashaka kubabwira rero ko Imana itagira umugabekazi, kuko Imana ntigira umugore. Ariko murabizi Kiliziya Gatolika ikibazo ifite, muzi n'indirimbo bakunda kuririmba ivuga ngo mwamikazi w'isi n'ijuru, turakwambaza mubyeyi, duhakirwe mu byo dukora. Urumva iyo bavuze ngo mwamikazi w'isi n'ijuru, baba bashatse kwerekana ko Imana igira umugore. Ntabwo Imana ishaka, ntabwo Imana irongora, Imana ntizi iby'imibonano, kuko ibyo byose niyo yabiremye, ntabyibamo. Ariko murebe ubuyobe bw'iri dini Kiliziya Gatolika, ni ukuba barafashe umuntu Imana yaremye ikamunyuzamo mesaje yayo yo gukiza abari mu isi, ikemera guhinduka umuntu ikamucamo kugira ngo ikize abari mu isi. Barangije bafata uwo mugore bamwambura kubyara kwe, ko yabyaye Yesu abyara n'abandi bana, nibyo tugiye kureba uyu munsi. Noneho Kiliziya Gatolika ikaba yaramufashe ikamwambura urubyaro, ikamuhindura isugi, kuko Katolike ivuga yuko Bikira Mariya cyangwa se Mariya yari isugi, yabyaye umwana umwe witwa Yesu, kandi kunda y'umwuka, mu yandi magambo mu buryo bw'igitangaza, ngo nta bandi bana yabyaye. Ikintu cya mbere nababwira, ubundi ijambo mubikira rikomoka ku ijambo bikira. Ni ukuvuga ngo bikira bisobanura umuntu w'isugi. Bisobanura umuntu udashaka umugabo, wiyemeje kuba ari isugi. Nka bano tubonda baba muri Kiliziya Gatolika bihaye Imana, abitwa ngo ni ababikira. Nubwo babeshya baca inyuma bakajya gusambana, rimwe na rimwe ugasanga ni abagore b'abapadiri. Ariko ubundi iyo bashatse kuvuga ngo bikira, baba bashatse kuvuga umubikira. Umubikira rero tuzi ko mu mategeko abagenga aba ari umuntu wihaye Imana, ni umukobwa warihaye Imana, ntashaka umugabo. Ubwo niba adashatse umugabo no kubyara ntiyabyara. Ni ukuvuga ngo rero bafashe Mariya nyina wa Yesu cyangwa se nyina wa Yesu, barangije bamwambura urubyaro rundi yabyaye, bamwambura n'umugabo we Yosefu, bagaragaza ko Mariya atigeze abyara undi muntu uwo ari we wese, ahubwo Mariya yabaye hari isugi, aterwa inda y'umwuka, abyara Yesu, arangije arinda apfa, kandi amaze gupfa arazuka, none yagiye mu ijuru. Uyu munsi rero na Asomusiyo akaba ari umunsi ngo w'izamurwa rya Bikira Mariya. Ikigaragaza rero ko nta Bikira Mariya wabayeho, nuko Mariya tubizi ko yabyaye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Mariya yashatse umugabo witwa Yosefu. Icya gatatu, Bibiliya igaragaza abana yabyaye b'abahungu 4, ikongera ikagaragaza n'abakobwa, ariko ntivuga umubare wabo. Iyo rero bafashe Mariya bakamwita Bikira Mariya, bakamwita umubikira, niyo mpamvu tuvuze ko iyo ari Imanakazi, n'ikigirwamanakazi cyangwa se umudayimoni uyoboye idini ya Kiliziya Gatolika, ari we wiyeretse babana ikibeho, bagira ngo ni Mariya uyu nguyu wabyaye Yesu. No, ndashaka kubabwira ngo Satani afite uburyo bwinshi bwo kuyobya abantu iyo bemeye kumuyoboka, kuko abatinya ko bazamwiyambura. Uzi ko ushobora gusenga igiti ukakiringira nk'Imana yawe ko gishobora kugufasha ibibazo runaka, bikazarangira haje umudayimoni mu ishusho ya cya giti akajya kwihishurira, akajya kwiyereka. Uzi ko ushobora gusenga inzoka ukagira Imana yawe, ikarangiza hasigaye haza umudayimoni wambaye ishusho ya marayika, nkuko birivuga ngo Satani igira marayika w'umucyo, akaza ukagira ngo ni koko ni ya Mana uri gusenga yitwa inzoka. Uzi ko ushobora gusenga igikuta bikazarangiza hasigaye haza umudayimoni wihinduye igikuta, kandi yaje mu ishusho yo kwera, afite n'umucyo, kuko abadayimoni bavuye mu ijuru kandi bafite umucyo mu ijuru, bari abamarayika bahoze mu ijuru. Satani yahoze mu ijuru, uwo mucyo bamanukanye baracyawufite. Akaza mu ishusho y'igikuta uko aricyo wiringiye, hanyuma rero akakwiyereka ukavuga ngo ni Imana yanyiyeretse. Uko niko rero n'uyu mudayimoni kazi witwa Bikira Mariya
uyoboye idini ya Kiliziya Gatolika yishuriye abantu za Kibeho n'ahandi turiwe tujya kurondora, bakagira ngo ni Mariya uyu nguyu wabyaye Yesu. Ntabwo Mariya wabyaye Yesu yakwishura, ko birigaragaza ko Mariya yashoje umurimo we wo kubyara Yesu. Ikindi gikomeye ni uko amateka y'itotezwa ry'abakristo ndetse n'intumwa, igitabo cy'amateka kivuga yuko Mariya yaguye muri Egiputa, mu Misiri niho yiciwe, kandi apfana n'abandi n'abapfa bamuteye iki? Amabuye. Mariya yarapfuye uko abandi bapfa, arashyingurwa. Mariya azazuka ku munsi w'imperuka, ubwo abera bazazuka. Turabyemera, ni nyina wa Yesu, ariko nabwo ntitubihamya ngo ni nyina we byanyabyo, kuko nta mugabo abyaranye nawe ngo abyare Yesu. Gusa Imana yemeye ko ari wacamo ngo asohoze icyo Imana ashaka gukora mu isi. Ariko Bibiliya igaragaza ko ari umuntu nkawe, ari umuntu nkanjye, ikongera igaragaza ko Yesu ari we nzira, ukuri n'ubugingo, kandi ikagaragaza ko ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Ariko ikibabaje, idini ya Kiliziya Gatolika yafashe uyu Mariya imugira isugi, imwita ngo ni Bikira Mariya, irongera kandi ikora ikosa, bamwita ngo ni umugabekazi w'ijuru, nk'uwo Yeremiya yahanuye ko ariho umugabekazi w'ijuru Abisirayeli basengagaho ikigirwamana. Niko Kiliziya Gatolika gisenga uwo mugabekazi w'ijuru ari we Bikira Mariya. Noneho rero ntabwo Imana igira umugore. Iyo bavuze ngo umugabekazi cyangwa umwamikazi w'isi n'ijuru, bashatse kwerekana ngo Mariya ni umugore w'Imana. Ubwo ni ukuvuga ngo Imana bararyamanye imutera inda. Twe tubikora kuko yaturemye kugira ngo twororoke. Ntabwo Imana yororoka rero. Impamvu Imana yaturemye ikaduha imyanya ndangabitsina, kwari ukugira ngo tubyare, twororoke, twuzure isi. Ntabwo Imana yororoka, kuko ubwayo irishoboye, ihoraho iteka ryose. None bafashe Mariya, umuntu Imana yaremye, yemera kumunyuzamo umugambi wayo kugira ngo ikize abari mu isi, bavuga yuko ari umugore w'Imana, ngo ni umwamikazi w'ijuru. Ariko icyo bashatse kuvuga ni iki? Babashatse kuvuga wa mugabekazi Yeremiya yahanuye, wasengwaga n'Abisirayeli ndetse n'abanyamahanga. Hari Abisirayeli bavuga ku Mana yabo, bagasenga uyu mugabekazi, Imana ikabiyama ngo bagarukire aho ngaho. Ikibazo cyo kwibaza, ese koko Bikira Mariya yabayeho? Ntabwo yabayeho, habayeho Mariya. Ikibazo cyo kwibaza cya kabiri, ese Mariya yabyaye Yesu wenyine cyangwa yabyaye n'abandi bana? Igisubizo, Mariya yabyaye Yesu, abyara n'abandi bana. Ikibazo cya gatatu cyo kwibaza, ese Mariya ni umugore w'Imana koko? Kuko abakatolike bavuga ngo ni umwami kazi w'ijuru n'isi, kugeza ubwo banavuga ngo turakwambaza mubyeyi, duhakirwe ku byo dukora. Ese koko Mariya ni umugore w'Imana, ni umwami kazi w'ijuru n'isi? Igisubizo ni iki? Nuko ibyo bavuga byose ari ikinyoma. Mariya ni umuntu nkatwe, Imana yanyujeho umugambi wayo gukiza abari mu isi. Uyu munsi rero ngo na asomusiyo y'abakatolike, y'izamurwa rya Bikira Mariya. Ubu abadayimoni bamaze kwinjira mu bayoboke ba Kiliziya Gatolika, kuko n'izamurwa ry'abadayimoni bava ikuzimu binjira mu bayoboke b'idini Kiliziya Gatolika, kugeza ubwo babafunga umutwe, bakanga kumva ubutumwa bwiza bushingiye ku ijambo ry'Imana. Iyo bavuze ngo izamurwa rya Bikira Mariya, uko nta Bikira Mariya wabayeho, bashatse kuvuga izamurwa ry'abadayimoni bavuye ikuzimu binjira mu bantu, kugira ngo baboroke imitima yabo irusheho kwinangira no kudashobora kumva ubutumwa bwiza bwigishwa n'abantu bahamagawe n'Imana kandi berekana mu ijambo ry'Imana. Reka dusome turebe ahantu bakunda kwifashisha mu gushaka kugaragaza neza yuko ngo Bikira Mariya yabayeho, bakongera akavuga ngo kandi ngo yaratwise inda, bagasobanura ko iyo nda yatwise ngo ari umwana witwa Yesu. Igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana cya 12 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5, cyangwa se tugeze ku wa 6 ntacyo. Aya magambo ni amagambo abakatolike bakunda kwifashisha bagaragaza ko uyu mugore uvugwa aha ngaha ari Bikira Mariya. Nje ndavuga ko bavuga Bikira Mariya, ariko ubundi nababwiye ko Bikira Mariya atabaho. Bikira Mariya ni umudayimoni abakatolike basenga, kuko birivuga Mariya, ntabwo ivuga Bikira Mariya. Nababwiye ko iri jambo Bikira ari ishinga ikomoka ku ijambo ngo umubikira. Ukuvuga ngo rero bashatse kwerekana ko Mariya atigeze abyara, kandi Mariya yarabyaye. Akaba ariyo mpamvu rero tutahamya ko uwo Bikira Mariya bavuga ari Mariya wabyaye Yesu, kuko Mariya yabyaye Yesu abyarana n'abandi bana. Bivuga ngo rero uwo Bikira Mariya ni Imana kazi yabo basenga.
twayerekanye yatangiye yitwa Semiraminsi mu itangira nyina wa Nimurodi, akongera kwitwa umugabekazi w'ijuru. Yeremiya yarabihanuye Abisirayeli baramusengaga, ndaza kuba basomera naho. Akongera kandi akaba yitwa Aruteme y'Abefeso, imanakazi Abefeso basengaga nabo muri Aziya yose. Noneho uyu munsi abakatolike baje kubihindura mu kinyejana ndibwirana cya gatanu, aho ngaho mu kinyejana cya gatanu, mu ntangiriro z'ikinyejana cya gatanu, maho ngaho niho katolike yaje gufata ikigirwamanakazi bagiha izina bakita Bikira Mariya. Nicyo rero basenga, ni umudayimoni wa Satani basenga, ntabwo basenga Imana. Usibye ko ngo bo batanasenga, ahubwo babyita ngo ni ukuvuga amasengesho. Niyo mpamvu rero bavuga amasengesho bahawe n'icyo kigirwamanakazi basenga cy'umudayimoni. Bavuga amasengesho, iyo basoma ishapure bakabisubiramo inshuro 50, baba bari kuvuga amasengesho. Ntabwo bo basenga, ahubwo bavuga amasengesho ateguye ari aho ngaho bakayasubiramo. Urumva rero ni ikibazo gikomeye. Reka dusome twumve mu byahishuwe rero, aho Kiliziya Gatolika ikunda kwifashisha igaragaza ko uyu mugore uvugwa hano mu byahishuwe ngo ari we Bikira Mariya, ariko ni ikinyoma. Byahishuwe 12 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6 haravuze ngo iby'umugore n'ikiyo, kandi ko titire y'amagambo ivuga. Ikimenyetso gikomeye kiboneka mw'Ijuru, mbona umugore wambaye izuba, kwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi yari atwite, nuko atakishwa no kuramukwa, ababazwa n'ibise. Mw'Ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Umurizo wacyo kura 1/3 cy'inyenyeri zo mw'Ijuru uzijugunya mw'isi. Icyo kiyoka gihagara imbere y'uwo mugore waramukwaga, kugira ngo namara kubyara gihere ko kirya umwana we kimutsotsobe. Abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Umwana we arasahurwa, ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Uwo mugore ahungira mu butayu, aho afite ahantu iteguriwe n'Imana, kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 1260. Amen. Aya ni amagambo idini ya Kiliziya Gatolika yafashe ayagira ayaryo. Mbega idini rya Kiliziya Gatolika ryafashe amagambo riyigira ayaryo, nkaho ngo uyu mugore uvugwa aha ngaha ari Bikira Mariya. Ikinyoma gikomeye cyane. Igitabo cy'ibyahishuwe, ubuhanuzi bukirimo ni ubuhanuzi busaba kubusobanura, kuko ni uburyo bw'ibimenyetso. Mu yandi magambo, ibivugamo byose ni ibintu biri symbole, ni ibimenyetso bifite ikindi kintu bishatse kuvuga. Niba hano bavuze ngo umugore, katolike irajijisha abantu kavuga ngo uyu mugore uvuga ngo ni Bikira Mariya. Kubera iki rero? Kubera ko hari ibintu bavuzemo aha ngaha bigeze kuri 4 biranga uyu mugore. Urumva Yohana avuze ngo ikimenyetso gikomeye kiboneka mw'Ijuru, mbona umugore wambaye izuba. Icya mbere ngo yari yambaye izuba. Icya kabiri mu kwezi kwari munsi y'ibirenge bye. Icya gatatu ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12. Icya kane ngo kandi yari atwite. Mu gutwita kwe ngo nuko yumva ngo atakishwa no kuramukwa, ababazwa n'ibise. Bagasobanura ngo uyu mugore ruvuzwe ngo ni Bikira Mariya. Ngo gutwita ngo n'ugutwita ngakana Yesu. Ibise ngo n'ibise yagiyeho umunsi yabyaraga Yesu amubyariye mu kiraro. No mpamvu bakunda kuzana ibinyoma byinshi n'iriya Noheli bazana y'ikinyoma, ko bira nta Noheli ivuga, kandi ubwo birigaragaza itariki n'ukwezi n'umwaka Yesu yavutseho, usibye kuba twagiranye dukurikije abayuda uko babaraga. Ariko Kiliziya Gatolika irabifata ikabishyira ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 ngo nibwo Yesu yavutse. Ikinyoma. Uyu mugore ndashaka kumubwiraho gatoya mu magambo ahinnye, tuzamubigisha twitonze, kuko turimo gusobanura assumption y'abakatolike. Ni ikinyoma. Bikira Mariya ntigeze abaho, habayeho Mariya. Mariya yarapfuye nk'uko abandi bapfa, ategereje kuzazuka ku muzuko babera, kuko Yesu nagaruka agomba kuzaboneka mubera, kuko nawe Imana yaramushimye. Iyo bavuze umugore mu byahishuwe, ntabwo bashatse kuvuga Bikira Mariya. Aha dusomye nta nubwo bashatse kuvuga Mariya. Uyu mugore uvugwa asobanura iki? Ibyahishuwe ni ubuhanuzi bw'ibimenyetso bufite ikindi kintu bushatse gusobanura. Niyo mpamvu umuntu ubisobanura cyangwa uri kubyigisha asabwa kuba yarasomye
kandi afite ubushakashatsi bwinshi bwo gusobanura ahantu, kandi ubwo bushakashatsi bukaba budashingiye mu bitabo by'abandi banditse, bukaba bushingiye mu kuba yarasomye Bibiliya cyane igwiriye muri we. Uyu mugore uvuzwa aha ngaha Bibiliya yamaze kumwita ikimenyetso, si umugore nyamugore. Aha hantu muhumve neza, Gatolika ivuga ko ari Bikira Mariya, urumva yirasoma igahita inahamya ngo uyu mugore ni Bikira Mariya, ariko si koko ni ukuri. Baratubwiye ngo ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru. Niba bavuze ikimenyetso rero bishatse kwerekana ko icyo bagiye gusobanura atari cyo cya nyacyo, ahubwo ni ikimenyetso gifite ibindi bishatse gusobanura. Niyo bavuze ngo ni ikimenyetso gikomeye yabonye kiboneka hehe mu ijuru. Icyo kimenyetso yabonye ni ikihe? Ngo yabonye ari umugore, icya mbere wari wambaye izuba, icya kabiri kwezi kuri munsi ibirenge bye, icya gatatu ku mutwe wambaye ikamba ry'inyenyeri 12, icya kane kandi akaba yari atwite, maze kandi akababazwa n'iki? N'ibisi, akatikishwa no kuramuka. Niba rero bavuze ko ari ikimenyetso, bakaba bagaragaje ko ari ikigereranyo, nanone ubwo afite ikindi kintu ashatse gusobanura cyangwa kugereranya. Ni ukuvuga ngo uyu mugore ni ikimenyetso cyangwa se ikigereranyo. Wakwibaza ngo se agereranya iki? Uyu mugore agereranya iki? Iyo usomye igitabo cy'itangira ibice 37 umurongo wa 9 n'uwa 10 kugeza 11, hatubwiramo inzozi ebyiri, inzozi z'uburyo bubiri Yosefu yarose. Uburyo bwa mbere yarose inzozi abona ngo ari kumwe n'abavandimwe be 11 bagiye gusenya cyangwa gutashya inkwi, ngo bashinga imiba yabo hasi, yose iragusigara uhagaze, bisobanuye ngo bazamupfukamira cyangwa bazamwikubita imbere. Inzozi za kabiri yarose arizo ushaka kuvugaho, yaravuze ngo yabonye nijoro aryamye, ngo yarose inzozi ngabona izuba, ukwezi n'inyenyeri ngo biza byikubita imbere ye, ngo biramuramye. Abisobanuriye se n'abavandimwe, se aravuga ati niko sha, jye na nyoko na bakuru bawe tusikubita imbere yawe tukuramye. Bibiliya iravuga ariko se akomeza kubika iryo jambo ku mutima we. Icitorerwa rero, dushaka kureba ahantu dushingiye ku magambo dusomye mu by'Ijuru. Uyu mugore ngo yari yambaye izuba, kabiri ukwezi kuri munsi y'ibirenge bye, gatatu ngo ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi akaba yari atwite, atakishwa no kuramuka kwabazwa n'ibisa. None Yosefu arose izuba, ukwezi n'inyenyeri byikubita imbere ye. Yakobo mu gusobanura amuvuga ngo ni jyewe na nyoko n'abavandimwe bawe. Ni kuvuga ngo izuba ni Yakobo, ukwezi ni Rasheli, ndetse inyenyeri 11 n'abavandimwe ba Yosefu. Icyo cyonyine kiraduha ubusobanuro bwo kumenya iby'uyu mugore uvuzwa no mu byahishuwe uwo ari we. Uyu mugore agereranya ishyanga rya Isiraheli. Abisiraheli bakomoka kuri nde? Bakomoka kuri Yakobo. Ndetse Bibiliya igaruka cyane ku mugore w'isezerano ari we Rasheli. Yakobo niwe zuba, Rasheli akaba ukwezi, hakaba noneho n'inyenyeri 12 ari bo shyanga rya Isiraheli. Niyo mpamvu Yohana avuze ngo uyu mugore yambaye izuba, uwo ni Yakobo, ngo kandi ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, uwo ni Rasheli. Kuba munsi y'ibirenge bisobanuye guca bugufi ku mugabo. Kabiri ngo ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, abo ni babahungu 12 ba Yakobo. Byose babitanyiriza hamwe, uyu mugore akaba agereranya cyangwa asobanura Isiraheli cyangwa ishyanga ry'Abisiraheli. Icyo dushaka kuvuga aha ngaha, ubundi Bibiliya mu bitabo by'abahanuzi, yaba Yesaya, Yeremiya, Hoseya, Yoweli, Ezekiyeli n'ahandi henshi mu bitabo by'abahanuzi, Imana yagiye yo ubwayo igaragaza uburyo ari umugabo wa Isiraheli, Isiraheli ikaba umugore wayo. Yeremiya ibice 3:14 hari ijambo rivuga ngo nimugaruke bana basubiye inyuma mwe, niko Uwiteka avuga, kuko mbabereye umugabo, kandi nzabakuramo umwe mu midugudu na 2 mu muryango mbajyane i Siyoni. Nimugaruke bana basubiye inyuma mwe, niko Uwiteka avuga, kuko mbabereye umugabo, kandi nzabakuramo umwe mu midugudu na 2 mu muryango mbajyane i Siyoni. Ushobora kwibaza ngo ubundi umugore asobanura iki mu mvugo ya gihanuzi? Kuki Imana yafashe Isiraheli ikayita umugore wayo, nayo ikaba umugabo wa Isiraheli?
kandi abisirayeli none bakongera bagahinduka abana bayo. Niyo bivuze ngo mugaruke bana basubiye inyuma mwe kuko mbabereye umugabo. Bahindutse abana, bahinduka n'umugore. Ubundi mu mvuga ya gihanuzi umugore agereranya cyangwa se asobanura umuteguro w'Imana. Isirayeli ni umuteguro Imana yateguye kuva kera, nkaho ariho hazakomoka uzacungura abari mu isi bose. Uwo ni umuteguro wayo. Vuga ngo igihe cyose umuteguro w'Imana witirira ngo ni umugore wayo. Uyu mugore uvuzwe mu byahishuwe rero ni Isirayeli, ko tubonye ko izuba uriya mugore yambaye ni Yakobo, ukwezi ni Rasheli, inyenyeri 12 ni bene Yakobo 12. Byose hamwe bikaba byiswe umugore w'Imana. Gutwita k'uyu mugore rero ntabwo ari Yesu yari atwite nkuko abakatolike babeshya. Gutwita kw'Abisiraheli ari we mugore w'Imana ni amasezerano bari bafite kuva kera, bari baratewe n'Imana. Mwandi magambo bari batwita inda y'amasezerano yuko muri bari wazakomoka umukiza w'abari mu isi bose, kandi bagatwita n'inda y'amasezerano y'ibyiza Imana izabakorera. Niyo mpamvu yisomye mu gitabo mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya 2 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 14, hagaragaza amasezerano Abisirayeli bari bafite, hakagaragaza twebwe icyo twari turi cyo imbere y'Imana, twebwe abanyamahanga. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bitanu bivugwamo rero. Ibyo bintu bitanu bigaragaza uko twari tumeze imbere y'Imana, ariko bikanagaragaza ko ibyo bintu bivuzwe byarebaga Isirayeli bonyine. Hari ijambo rivuga ngo nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri, abo abakebwe n'intoki ku mubiri bitaga abatakebwe. Ubwo abanyamahanga ku mubiri ni twebwe, abo abakebwe n'intoki ku mubiri batwitaga ko tutakebwe ni Abisirayeli. Banga Abisirayeli barakebwe ku mubiri bakatwita ko tutakebwe, bati bara n'abanyamahanga ntibakebwe, twe twarakebwe n'isezerano twahawe binyuze kuri sokuruza wacu Abrahamu, Uwiteka ari ubimuhaye. Niyo Paulo avuze ngo nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri, abo abakebwe n'intoki ku mubiri bitaga abatakebwe aribo Bisirayeli. Icyambere aravuga ngo mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo. Kabiri, mutandukanijwe n'ubwisirayeli. Gatatu, muri abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe. Kane, nta byiringiro mwari mufite by'ibizaba. Gatanu, ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. Arangije avuga ngo ariko none kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Ni ukuvuga ngo ibi bintu bitanu rero byarebaga Abisirayeli, nibo bari bafite Kristo, kuko Imana yari yarabahamagaye, yarabatoranije muri Abrahamu, yari nateganije ko muri bo ari wese azakomoka. Urumva bari bamufite kuko Imana bari kumwe nayo. Kabiri, ngo twari dutandukanyijwe n'ubwisirayeli, Abisirayeli bonyine bari bafite ibyiringiro ku Mana. Gatatu, ngo nta masezerano byasezeranijwe twari dufite, kuko Abisirayeli bari bafite ayo masezerano, iyo ninde bari batwite. Kane, ngo nta byiringiro twari dufite by'ibizaba. Abisirayeli bahoraga babwirwa ibizaba, Imana ibabwira ibyizabakorera, Imana ibabwira ibyizakorera abanyamahanga, yahoraga ibaha amakuru abahanuzi babahoragamo bababwira. Gatanu, ngo twari mu isi tudafite Imana rurema. Abisirayeli bo bari bayifite ko niyo yihamagariye Aburahamu bamukomoramo. So rero ni ukuvuga ngo Abisirayeli nibo mugore w'Imana uvugwa mu byahishuwe 12 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 6, kandi iriya ndoro mugore ratwite ni inda y'amasezerano bari batwite bamaranye imyaka myinshi yuko muri bari wazakomoka umukiza Yesu. Ni mpamvu ku murongo wa 4 bavuze ngo ikiyoka ngo umurizo wacu kura 1/3 cy'inyeri zo mw'ijuru jugunya mw'isi, ngo kiranje gihagara imbere wa mugore waramukwaga kugira ngo namara kubyara gihere ko kirya umwana we kimutsotsobe, ngabyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Hano rero abakatolika bahagira ngo yango ni Bikira Mariya. Nta na Bikira Mariya wabayeho, ni Mariya, kuko Mariya ntigeze abo mubikira. Ndaje mbereka ahantu bigaragaza ko yabyaye, bereka n'abana be, nanababereka n'umurimo bakoze bamwe muri bo. Kubyara umwana w'umuhungu ni umugore witwa Isirayeli yamubyaye, kuko muri Isirayeli niho hakomoka Yesu. Uyu mugore ubwawo ni Isirayeli yose. Hanyuma gutwita ni amasezerano bari bafite yuko muri bo bazavuka Yesu. Kubyara nuko Yesu akomoka mu ishyanga rya Isirayeli. Bibiliya yamaze kutwereka rero ko Isirayeli
ari umugore w'Imana. Yeremiya 3:14 nimugaruke bana basubiye inyuma mwe niko Uwiteka avuga kuko mbabereye umugabo ngo kandi nzabakuramo umwe mu midugudu na babiri mu muryango mbajyane i Siyoni. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya 54:5 haravuze ngo kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe, Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye, Uwera wa Isirayeli niwe mucunguzi wawe, azitwa Imana y'isi yose. Kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe, Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye. Urumva, kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe, Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye, Uwera wa Isirayeli niwe mucunguzi wawe, azitwa Imana y'isi yose. Aha Imana iracyasobanura igaragaza ko ari umugabo wa Isirayeli. Isirayeli ikaba umugore wayo. Mu buryo bwa gihanuzi twasobanuye ko umugore asobanura umuteguro w'Imana. Isirayeli ni umuteguro w'Imana. Niyo mpamvu Yohana mu byahishije igice cya 12 ntabwo yavuze ko uyu ari umugore nyamugore nk'uko abakatolika bavuga ko uyu mugore ari Bikira Mariya, ahubwo yavuze ngo uyu mugore ni ikimenyetso cyangwa se ikigereranyo. Twasobanuye rero icyo agereranya. Agereranya iki? Asobanura iki? Uyu mugore agereranya ishyanga rya Isirayeli. Niyo mpamvu Yohana yavuze ngo ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru. Icyo kimenyetso nabonye gikomeye cyabonetse mu ijuru ni ikihe? Ngo yabonye umugore wambaye izuba, ukwezi kuri munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, akaba yari atwite, atakishwa no kuramukwa kandi ababazwa n'ibisi. Aha nyine barimo kwerekana ko uyu mugore ari ikigereranyo cyangwa ikimenyetso. None Katolike iri dini rigiye kurimbuza abantu ngo uyu mugore ni Bikira Mariya. Nta na Bikira Mariya wabayeho. Nshuti z'Imana, mwahunze mukava aho hantu mutashira kweri. Ubundi iri dini kiza Gatolika ni idini ry'inzu ya Satani gutya yicayemo. Ni inzu Satani we yishingiye, we yiberamo, agenderamo, akoreramo. Mwakumvisha ubutumwa bayoboke ba bidini kiza Gatolika, mukumva icyo birivuga. Nimwumva ibyo padiri avuga cyangwa papa, ahubwo mukumva icyo birivuga ko Bibiliya ikureba nanjye kabinde. Kitareba papa wene gatabwemere kwigisha, nawe wakwicaye ukayumva neza papa kawumwihoreye. Nukuvuga ngo rero iyo usomye mu gitabo cy'umuhanuzi Hosea igice cya 1 n'icya 2 muzahasome, havugwamo ibintu bikomeye. Imana aho yagaragaje uburyo ari umugabo wa Isirayeli, ariko ibigaragariza mu muhanuzi witwa Hosea. Icyo gihe Isirayeli yari yarimuye Uwiteka ijya gusambana. Gusambana rero tuvuze aha ntabwo ari gusambana mu buryo buri pratique ngo umugore n'umugabo, ahubwo Abisirayeli iyo barekaga Imana yabo Uwiteka, barangiza bakajya gusenga ibigirwamana by'abanyamahanga, bakanifatanya muri politike y'andi mahanga, barangiza bagashakana no mu ruhande rw'umubiri, Abisirayeli bagashaka abanyamahanga. Imana yafataga Isirayeli mu mbumbe yose hamwe ikavanga Isirayeli, umugore wanjye yaramaritse, yarantaye, yagiye gusambana n'undi mugabo, yataye umugabo we ari we giye Uwiteka, ajya gusambana n'undi mugabo. Uzi impamvu Imana yabivugaga? Ukuvuga ngo niba bakoze ibintu bitatu: icya mbere kuyoboka politike y'abanyamahanga, kabiri gushakana mu banyamahanga bagashakana n'Abisirayeli, gatatu gusenga ibigirwamana by'abanyamahanga. Ni ukuvuga ngo babaga bayobotse undi mwami witwa Satani, kuko urumva basengaga ibigirwamana. Kabiri bagashakana n'abapagani batizeye, bataramenya Imana. Gatatu bakagenda ku cyo bita demokarasi, yo kugendera kuri teokarasi. Teokarasi bisobanura ubutegetsi bw'Imana, demokarasi bigasobanura ubutegetsi bw'abantu, ubutegetsi bushyirwaho n'abantu, bukorwaho n'abantu kandi bukorera abantu. Iyo yari Imana yabonaga bagiye ibyo bintu bitatu bikabinjiramo, ntabwo yabonaga ko wenda bari kumwe n'abandi bantu wenda bari gucumura, ahubwo yabonaga binjiwemo n'umwuka wa Satani ari uri kubakoresha. Ikabona ko bayiharitse nk'umugabo wabo, bakajya kundi mugabo witwa Satani. None Imana iza gufata umuhanuzi witwa Hosea, ifata n'umugore witwa Gomeri wari indaya wicuruzaga mu muhanda, ibwira Hosea ngo nyaruka vuba, ihute, genda ujye gucyura iriya ndaya yitwa Gomeri kandi umusaba umukwe. No kuvuga ngo Hosea yishize, Imana ifashe Hosea imushyira mu cyimbo cyayo, ifata Gomeri imushyira mu cyimbo cya Isirayeli. Isirayeli ni maraya yagiye gusambana kwa Satani, ko yinjiwemo n'indi myuka y'abadayimoni.
hanyuma Hoseya ni Imana igiye gucyura Gomeri ari we Isiraheli. Noneho rero yamubwira ngo genda umucyure umusabe umukwe. Kumusaba kamukwa ni Yesu yadukoreye, nuko Yesu yadukoye amaraso y'igiciro cyinshi. Yadusabye Imana arangira aranadukwa kandi azagaruka kudutwara. Icyo Yesu yadukoreye. Noneho uyu Hoseya aragenda ajya gucyura Gomeri aramusaba aramukwa. Aramuzana, babyaranye abana batatu. Umwana wa mbere babyaranye Imana yamubwiye ngo umwite Yezereli. Yezereli bisobanura ngo guhora. Imana igaragaza ko izahora ngo inzu ya Yehu amaraso ya Yezereli. Undi iramubwira ngo amwite Rowami, bisobanura ngo nta mbabazi nkibagira cyangwa nazo nzongera kubagirira. Undi iramubwira ngo amwite Roruhama, bisobanura ngo sindi Imana yanyu kandi namwe ni muri ubwoko bwanjye. Igitabo cy'umuhanuzi Hoseya igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 9. Kuko umurongo wa 4 navuze ngo maze Uwiteka aramubwira ati izina ry'umwite Yezereli kuko hasigaye igihe gito ngahora inzu ya Yehu amaraso ya Yezereli kandi nzamaraho ubwami bw'inzu ya Isiraheli. Uwo munsi nzavunagura umuheto wa Isiraheli mu kibaya cya Yezereli. Nuko asubizamo inda byara umukobwa. Uwiteka aramubwira ati izina ry'umwitero Ruhama uko ntazongera kugirira inzu ya Isiraheli imbabazi ntabwo nzongera kubagirira imbabazi ukundi cyangwa kuzibagirira ukundi, ariko ya nzu ya Yuda nzayibabarira mbakize ngiriye Uwiteka Imana yabo kandi sinzabakirisha umuheto cyangwa inkota cyangwa intambara cyangwa amafurashi cyangwa abagendera ku mafurashi. Nuko acukije Ruhama arongera asama indabyara umuhungu. Uwiteka aramubwira ati izina ry'umwitero wami kuko mutari ubwoko bwanjye nanjye simbe Imana yanyu. Kuvuga ngo aba bana uko ari batatu basobanuraga ibihano Imana igiye guhana Isiraheli. Ni ibintu bitatu bivugwamo hano bikomeye. Hoseya ahagarariye Imana, Gomeri ahagarariye Isiraheli. Aba bana batatu bahagarariye ibihano cyangwa amazina yabo arimo arasemboreza ibihano Imana igiye guhana Isiraheli. Kuko Isiraheli nk'umugore wayo nayo ikaba umugabo wayo yabataye ikajya muri politike y'andi mahanga igasenga ibigirwamana by'ayo mahanga, yarangiza kandi igashakana n'abanyamahanga. Nicyo aba bana amazina yabo yasobanuraga. So ndashaka kubabwira ko uyu mugore uvugwa rero ni Isiraheli, uvugwa no mu byayishowe. Tuzabyigisha mu buryo bucukumbuye neza, twagira ngo tubayeho gatoya mubanze mu byumve ko uyu mugore uvugwa mu byayishowe atari Bikira Mariya nk'uko abakatolike bavuga, kuko nta na Bikira Mariya wigeze ubaho, nta n'uzabaho. Icyakoza Bikira Mariya uriho ni umudayimoni w'ikuzimu abakatolike basenga, kuko habayeho Mariya ntabwo yigeze abaho Bikira Mariya. Mariya yarabyaye, Mariya yarashatse umugabo witwa Yosefu. Iyo bavuze ngo Bikira bashatse kuvuga ngo Mariya yabaye umubikira. Mariya ntigeze ashaka umugabo, Mariya ntigeze agira gute abyara. Ariko tugiye kureba noneho Mariya ese yarabyaye? Yego. Reka turebe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 13. Matayo 13 umurongo wa 53 turageza 56. Baratubwiye ngo Yesu amaze kubacira iyo migani avayo ajya mu gihugu cy'iwabo, aheraho yigishiriza mu masinagogi yabo, bituma batangara bati ubu bwenge n'ibi bitangaza uyabikuye he? Mbese harya siwe wa mwana w'umubaji? Nyina ntiyitwa Mariya na bene se? Aka kantu mukumve, nyina ntiyitwa Mariya na bene se si Yakobo na Yosefu na Simoni na Yuda? Bashiki be nabo bose ntiduturanye? Mbese ibi byose yabikuye he? Mumvisha amazina y'abavandimwe ba Yesu b'abahungu. Bashiki b'impamvu batabavuza amazina nuko muri kiragiye igitsina gore nta gaciro cyane cyagiraga muri Isiraheli, nkuko amategeko yabo Imana yarahaye Mose yarameze. Niyo mpamvu bavuze ngo bashiki be nabo bose ntitubazi ntitunaturanye. Uvuga ngo yari afite na bashiki be, noneho bari umunabe ngaba. Aravuze ngo hari uwitwa Yakobo, uwitwa Yosefu, Simoni na Yuda. Yakobo, Yosefu na Simoni na Yuda. Aba bahungu bane harimo babiri banditse inzandiko. Yuda murumuna wa Yesu ni wanditse ura rwandiko rwa Yuda. Yakobo
murumuna wa Yesu, ni wanditse rwandiko rwa Yakobo, kandi akaba ari n'umushumba w'itorero ry'i Yerusalemu mu gihe cy'intumwa. Abo ni abavandimwe ba Yesu, bava indimwe mu nda ya nyina. Ariko ni aba Yosefu umugabo wande wa Mariya. Yesu we tuzi uko yaje, yaturutse mu ijuru, ni Imana yihinduye umuntu ica muri Mariya kugira ngo ibone uko ishungura abari mu isi. Bivuye ngo Mariya rero yarabyaye abana b'abahungu 4, 2 bandika inzandiko turazifite muri Bibiliya, arangije abyara n'abandi bakobwa batavuze amazina yabo. Ariko idini ya Kiza Gatolika iratinyuka ivuga yuko Mariya atigeze abyara undi mwana, nta n'umugabo yashatse yewe, kuko yo bavuga ko yashatse bari kuvuga ko yanabyaye. Ariko Bibiliya igaragaza neza kuntu Mariya umugabo ari Yosefu, n'ukuntu Yosefu yari hafi gukora nawe ubukwe ngo amurambagize, yararimo kumurambagiza ngo bakorane ubukwe. Mu minsi mike abona aratwite, kandi mu mategeko y'Abisirayeli n'ibyari byemewe uwo muntu yaricwaga. Yosefu yigira inama yo kumubenga rwihishwa, musome muri Matayo igice cya mbere cyose murabisangamo. N'icya kabiri, agiye kumubenga marayika Gaburiyeli aramusanga nijoro amubwira ngo Yosefu, witinya kurongora umugore wawe Mariya, kuko inda atwite ari inda y'umwuka. Bivuye ngo Yosefu ni umugabo wa Mariya. Mariya yarashatse, none bamugize umubikira ngo ntiyigeze ashaka, yarashatse. Urumva inyigisho z'ibinyoma mwakiriye inzoga zikomeye cyane zo kubarimbuza. Reka twongere tuvuge ubutumwa bwa nyuma tubwira abantu bari muri iri dini rya Kiza Gatolika, mukize ubugingo bwanyu kuko mugiye kurimbuka, naho ubundi amaraso yanyu ntituzayabazwa. Duhora tubabwira ukuri. Muri gusenga umudayimonikazi witwa Semiramis, umugabekazi w'ijuru, Aruteme y'Abefeso, Bikira Mariya, uwo niwe mudayimoni musenga. Ntabwo Imana igeze iba umugabo ngo ishaka umugore, kugeza ubwo bafata Mariya bakamwambura urubyaro rwe yibyariye, bakamwita isugi, barangiza bakamugira umugore w'Imana, akitwa umugabekazi w'ijuru. Uvuye ngo ni umugore w'Imana. Inyigisho z'ibinyoma, mureke gukomeza kugotomera izo nyigisho, ni ibinyoma bizabarimbuza. Turabiberetsaho Bibiliya igaragaza ko Mariya yabyaye abandi bana. So amadini agiye kurimbuza abantu benshi, kuko abantu banze kumva ubutumwa, banga gusoma Bibiliya ngo bamenye icyo Imana ivuga mu ijambo ryayo, bakagendera ku byo abantu bababwira, kandi abo babigisha ni abantu nkabo. Sibyo ko Kiza Gatolika yaranarengereye ivuga ko papa ari papa w'abari mu isi, kandi ngo ari nyir'ubutungane, nta byaha akora, kugeza ubwo ahindutse Imana mukamusenga. Ariko se nanjye ndabarenganya, mwaba musenga amasaro mugafata ishapure mugasenga, waba usenga abantu bapfuye ngo ni abatagatifu, ukemera kugendera ku kinyoma cyo gufata Mariya bakamugira isugi, ukamusenga ngo ari unyuraho, ukirengagiza birivuga ngo Yesu niwe nzira ukuri n'ubugingo, ni gute utafata na papa ngo mufate nk'Imana yawe nawe umusenga? Bagashyiraho ibindi binyoma ngo hariho na purigatori y'ibyaha bike ngo abantu bajyamo bakabarizwamo bakavamo bakajya aho abera bari. Inyigisho z'ibinyoma mugiye kuzashiriramo kweri. Mwakumvisha ubutumwa tubabwira, mwakumvisha message, mugakizwa, mukava muri ibyo mugasoma ijambo ry'Imana. Ikirano cyo tubabwira cy'amadini, muribuka mu minsi yashize aho twaberetse ADPR iki gihe hari habayeho ngo ni uguharanira ubumwe, cyangwa se gushyiraho guharanira amahoro mu isi. Amadini yose mu isi yakoze icyo kintu cyitwa kubungabunga amahoro no guharanira amahoro no gushaka kubaka ikintu kimeze nk'amahoro binyuze mu birebana n'iyobokamana muri religiyo ku rwego rw'isi yose. Muribuka ko Katolika yabigizemo uruhare cyane, murabyibuka. Noneho muri ku kiganiro twabanyurijeho ADPR, umuyobozi mukuru wa ADPR Ezayi Ndayizeye, ndetse na korali Jovayire, uburyo bari bahuriye muri Sainte Famille, ariho bakoreye igitaramo gikomeye cyane. Ari hari umuyobozi mukuru wa Anglikani mu Rwanda, Bishop Akibishop, niba yitwa nde nibagiye kuntu yitwa, ariko na Akibishop. Hanyuma hari abayobozi bo muri EPR, hari ama church menshi yahuriye, ariko bose bateranira muri Sainte Famille, kuri iriya nzu y'abakatolike bateraniramo, na ADPR yahateraniye. Murabyibuka ko ikiganiro twakibanyurijeho, turongera tubanyurizaho ku kavideo abatarabibonye turabibanyurizaho, aho bari bateranye. ADPR yagiyeyo bavuga amagambo ameze nko kubacyurira no kusa nkaho babereka ko bari barabiciyeho, none biyemeje gufatanya nabo.
hahagurutse umuyobozi mukuru wa Anglikani wumva arimo kubavugira bajinyora, mbega wumvishe ari ibintu bibabaje cyane. None bene data, iki kintu cyagarutse, icyo ngiye kubasomera sasa. Rero ubu tugeze noneho ku bya ADPR, tuvuye ku bya Kiza Gatolika, reka mbabwiye n'ibya ADPR. Rero bombori muri ADPR mwumva ibintu bihari. Ejo bundi twabasomeraga umushumba umwe Bizeye Ndayizeye yirukanye, undi arangije aramubwira ati wowe ntiyugeze umubushumba, ahubwo ndaguciye kuko winjiza ikizira mu itorero, kandi ndaguciye kugeza igihe Uwiteka azagukorera ku ngoma agashyiraho undi. Ubwo yamugize nk'uko Sawuli Imana yamuciye ku ngoma, akamara imyaka 38 ayoboye, ariko Imana yaramuciye ku ngoma irimo gutegura Dawidi ngari uzayobora Isirayeli. Ubwo Bizeye rero nawe uriya mugabo yaramuciye. None murebe, Bizeye nanone yongeye kwandikira undi mushumba noneho umuyobora, kandi yaranabirahiriye ko atazigera mwadukira ngabe yagira ikibi cyangwa yagaragaza intege nkeya ze. Ibintu biri muri aya madini turabwira ngo nta mwuka wera uhari, mukagira ngo turababeshya. Mwakwicaye mugatega amatwi mukumva ubutumwa bwiza, mwaje tugakura tukiga ijambo ry'Imana tukajya kwamaza ubutumwa bwiza, ko hari abantu bakeneye kumva ubutumwa bwiza, mugaragaza kwicara muri ayo madini mw'abantu mwe mudakuriramo, mudasobanukirwa ukuri kw'ijambo ry'Imana. Abayobozi banyu bahora batera amatiku barwanye bahanganye. Noneho mwumve uyu nawe none uko yandikiye Bizeye Ndayizeye, nawe yari yamwambuye inshingano y'ubushumba, ariko undi yamubwiye ati nta niyo wampaye wowe kandi ndanakuruta. Mwumve rero, reka mbasomere iyi baruwa uyu mushumba muri ADPR kandi nanone yandikiye Bizeye Ndayizeye, representant egare wa ADPR. Noneho yo ni baruwa ikomeye kurenza yindi ejo bundi nabasomeye ya wa wundi wundi. Dusome, haravuze ngo Levra Pastor Karangwa John, ngira ngo Pastor Karangwa John muramuzi, niwe usimbuwe n'uyu nguyu uriho nyine, yari vice representant egare. We n'uwitwa Karuranga nibo bari bayoboye. Nyuma yaho RGB ibakuraho, yiyimikira Bizeye Ndayizeye. Vengo Bizeye Ndayizeye ntabwo yimitswe n'Imana cyangwa n'abashumba bagenzi be, ahubwo yimitswe na RGB. Ndaje mbibereke ko Karangwa yabisobanuye, yarabivuga, wahoze ari vice representant egare. Ubwo rero Bizeye Ndayizeye yamutenze yamuhagaritse, amwambura inshingano y'ubushumba. Aha, Evra Pastor Karangwa John, ADPR Kigali, kwa 30 z'ukwa karindwi 2023, akarere Kicukiro, umurenge Nyarugenge. Nimero za telefone, email, impamvu gusubiza ibaruwa yo kuwa 21 z'ukwa karindwi 2023. Bwana Ndayizeye Izayi, umuyobozi wa ADPR, ndagira ngo umenyeshe ko ibaruwa yawe wanyandikiye kuwa 21 z'ukwa karindwi 2023 nayibonye kuwa 27 z'ukwa karindwi 2023 kuri email yanjye no kuri WhatsApp. Iyo baruwa ikaba yaravugaga ko unyambuye inshingano za gishumba. Ubu rero ndagira ngo nkumenyeshe ko udafite ubushobozi cyangwa ububasha bwo kunyambura izo nshingano za gishumba, kuko atari wowe wazimpaye. Byukuri inshingano za gishumba nazihawe mu mwaka w'1989. nawe utekereza uko wanganaga icyo gihe. Ndakumenyesha ko nakoreye Imana mu itorero ryacu rya ADPR mu nzego zose zaryo, ndetse nkaba narakoze umurimo nahamagariwe neza. N'ubu ndahamya neza ko nawe ubizi mu mutima wawe ko nta cyaha undega uretse kumpora ibwiriza butumwa. Nkurikije ibaruwa yawe wanyandikiye, nsanga irimo ibitutsi byinshi. Oni Karangwa John wo muri ADPR, no gusebanya koresheje inyandiko ndetse no gutesha umuntu agaciro, nkaho uvuga mu nyandiko yawe ko nakoze icyaha gikomeye. Bigaragara ko icyo wise icyaha ari ukuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo twahamagariwe. Yewe n'ibyo wise imyitwarire igayitse, usanga n'ubundi ari ryavuga butumwa rya Yesu Kristo ushobora kuburwanya. Ibyo wise amakosa byo usanga ari uguhindurira abantu kuri Kristo bava mu byaha. Hari n'ibindi wise icyaha ngo nuguterana mu yandi madini. Nyamara ndagira ngo nkubwire ko ari itorero ryacu rya ADPR wise ayandi madini, kuko nzi ko nta handi nateraniye uretse aho. Si ibyo gusa, hari n'ikindi wise kwambuka imipaka. None se ninde waguhaye akazi muri Gasutamo ko gukurikirana
iby'abinjira n'abasohoka ku buryo wumva nagukoreye icyaha. Ese aho ujya wibuka ko ADPR nayibereye umuyobozi, none kuyiteraniramo bibaye icyaha? Ubu se ko wowe ujya uteranira muri kiliziya gatolika, hari ubwo abanyetorero baguciye nkanswe igihe wateraniye mu itorero ryacu? Ndagira ngo nkubwire ko nzakomeza kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuko budahagarikwa nawe. Nongeye kukumenyesha kandi ko mubo wambura inshingano za gishumba jyewe ntarimo, kuko sindi umukozi ukoresha cyangwa uhemba, yewe sindi no mubo ubereye umushumba. Ndagusaba rwose ko wavuguruza ibaruwa yawe ndetse ugahagarika n'ibikorwa by'itoteza urimo unkorera n'urwango mfitiye ruturuka ku kuba waranshoye mu manza zose nagiye batsindamo, kandi n'ubundi ari wowe waziteje. Naho ubundi ibyo byose wisi ibyaha byo ni ukugira ngo ujijishe abanyetorero bajye bagira ngo koko twakoze ibyaha. Aha, kubw'ineza yanjye nawe wibuke ko ndi umunyarwanda udakwiriye kugumya gutoteza. Untesha agaciro imbere yabo nayoboye nawe urimo. Umva aha hantu mwumve cyane, umva aha hantu harakomeye cyane. Ndagira ngo kandi nkwibutse indahiro warahiye uvuga ko uzubaha abakuru n'itorero ndetse n'Imana n'abakubanjirije mu murimo, none ntiwabikoze. Watatiriye igihango wagiranye n'itorero ndetse n'Imana. Dore twera abanyetorero bose ndetse n'abanyarwanda muri rusange icyo twari tukwitezemo cyo kutubanisha neza si cyo tukubonyemo, ahubwo uraturyanisha. Kubera iyo mpamvu ndagusaba kwegura ku mirimo yawe, kandi niba utabishoboye ndasaba inama nkuru y'itorero ko yakweguza. Niba kandi nayo itabishoboye ndasaba RGB, ari cyo kigo gishinzwe imiyoborere myiza mu nzego zose harimo n'amadini, ko cyabikora kikakweguza, cyane cyane ko ari nacyo cyagushyizeho wizewemo ko uzubaka itorero n'abanyetorero muri rusange, none ahubwo urarisenya. Soma muri Yesaya ibice 5:4 kugeza ku 5. Shoje mwifuriza kwikosora no gukosora amakosa yose urimo ugenda ukora, Imana ibigufashemo. Revera Pastor Karangwa John, bimenyeshejwe umuyobozi w'inama nkuru y'itorero ADPR, umuyobozi wa RGB, umushumba w'ururembo rwa ADPR Kigali, umushumba wa paruwasi ADPR Kicukiro. Ngaho ngiyi baruwa y'uwitwa Karangwa John, wahoze ari vice representant egal muri ADPR, akaba ari no mu bantu baje gutangiza ADPR hano mu gihugu cy'Ubugande. None Ezaye ndayizeye ejo bundi hari umushumba paruwasi yeguje, n'uyu nguyu nawe amwambuye inshingano. John Karangwa rero akavuga ati uramenye wowe nta nshingano wampaye, ikindi kandi uri n'umushumba wanjye ntunanyoboye, ikindi kandi uravuga ngo mpoye ko nagiye kwigisha mu madini yandi. Ariko bene da, icyambere mbanza kubabwira nk'ubu hano mu kwerekana ko ADPR itakira ADPR. Ndabona handitse ngo ni PCIU. Peace ngo ni PCIU. Barimo barapfa ko yaje hano muri Uganda ngakaza kwigisha muri ADPR batangije naha. Kumbi byandi dora tubabwira ngo idini ntirishaka ko ubutumwa burisohokamo ngo bujye handi. Ezaye ndayizeye aciye uyu mushumba mugenzi we, amwambuye n'inshingano, amuhora ko yagiye kuvuga ubutumwa muri ADPR, sino mu yandi madini. Bashaka kwigumanira ibyabo, ntabwo bashaka ko ubutumwa busohoka hanze. Niyo mpamvu tubabwira ngo ubutumwa bwiza Yesu yabusigiye bande, abo yabusigiye bo yababwiye ko babujyana hehe. Ko Yesu yabwiye intumwa ngo icyakora muzabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzabagabo bo kumamya uhereye Yerusalemu, Yuda yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Akongera akababwira muri Matayo 28:19, nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi.
akongera akabivuga muri Mariko 16:17 nuko mugende mwigisha abari mwe bose ubutumwa bwiza, wizera akabatizwa azakizwa ariko utizera azacirwaho iteka. Akavuga n'ibimenyetso 5 bizagumana nabo aho bazajya hose. Hano kavuze ngo mwigisha abari mwe bose, avuze kwigisha abo mu cyiciro runaka. Abayuda bari bareheranye ubutumwa bw'amategeko, bumva ko nta munyamahanga wemerewe kubuhabwa. Yesu azanye ubutumwa bwiza bw'ubuntu, atuma intumwa ngo nibabugeze ku bari mwe bose. Idini ADPR, sepebu y'u Burundi, sepake yo muri Kongo, abadivantiste, amadini agenda akumira ngo nibo bagomba kugumana ibyabo, ngo ntiwemere kujya kubwiriza muri rindi dini, ntiwemere kujya kwigisha ahandi hantu. Ubu uyu nguyu Ezaye Ndayizeye yambuye ubushumba uyu wahoze ari umuyobozi we hejuru, kuko niwe wabanje kumuyobora hejuru, kandi no mu ndahiro yarahiye, wumvishe ko harimo ijambo rivuga ngo yarahiye ko atazasuzugura abamuruta ndetse n'abamubanjirije mu kuyobora ADP. None Ezaye ageze gutya yambuye Karangwa inshingano y'ubushumba, ngawe ngo ndabukwambuye. Karangwa ati nawe ntabwo wampaye, suri n'umuyobozi wanjye, ntunashumbye. Amuhoye iki? Ngo yambutse umupaka aza kubwiriza muri ADPR y'i Bugande. Nta nubwo ari no mu yandi madini yagiyemo cyangwa abwiriza abandi bakristo cyangwa agiye mu rugo rw'abantu, nk'uko Bibiliya igaragaza umurimo wa misiyoloji ugomba gukora. Nawe ari kwisobanura avuga ati ngewe umuhoye ko nagiye muri ADPR, nta nubwo nagiye ahandi. Umva bwabujije bwabo, ntabwo baramenya inshingano ya Yesu ko ari ukugenda kwigisha abari mwe bose ubutumwa bwiza. Nawe mu kwisobanura arimo gusobanura ko atabwirije mu yandi madini, ahubwo yabwirije muri ADPR. Uyu nawe akagira ishyari ry'uko yaje muri Uganda atabanje kumubwira ngo ari we bicaho, warambukaza muri Uganda, kuko amaze iminsi ngenda bizi, amaze iminsi muri Uganda arimo kunga aya madini ya ADPR yari yaratandukanye, bariciyemo ibice. Murabizi byigize kuba muri za 2015 na 6 na 7 aho ngaho, ntibwira muri za 2017 bigeze kuba kuva muri za 2016 2017 ADPR y'i Buganda ukuntu byaje kugenda bakicamo ibice, kugeza ubwo yewe ubuyobozi bwa Uganda butangiye gufata abapasi n'abakibuka bafunga bitewe n'amatiku yabo. Dore abanyamadini bahora mu matiku, n'ubundi icyo gihe n'amatiku bari bazanye. None Karangwa yaragarutse muri Uganda kugira ngo yongere abunge, bongere babane neza, bakora neza. Ndayizeye Zayi nawe arakarate kucyo utanciyo kandi ari ngero president egare, nkwambuye ubushumba. Undi ati ntabwo wamaye nabuhawe muri 89 wari kiri n'umwana mutoya. Ikindi kandi narakuyoboye, uri intama yanjye nyoboye, kandi mu ndahiro warahiye nuko ugomba kubaha abakuyoboye nubwo batakiri ku buyobozi. None urategeka kunyambura inshingano ntazo wampaye, ahubwo ndasaba kugira ngo inama nkuru y'abakuru b'itorero bose bagukureho bakwambura ubwo buyobozi. Niba batabishoboye ngo RGB niyo yagushyizeho, niba ari igukuraho ko nitugukeneye. Murumva ikibazo gihari? Bivuga ngo Ezaye Ndayizeye n'abayobozi bagenzi be barabizi ko yimitswe na RGB. Idini rigezeho ryimikwa na leta, no kuvuga ngo idini rigezeho abayobozi baryo baza kwimikwa n'ubuyobozi bwite bwa leta. Ntabwo ubwabo bagishoboye kwiyobora no kuba bakwimikamo ubayobora. Uyu nguyu ni Karangwa John wahoze ari vice representant egare. Wisobanuriye neza ko Ezaye Ndayizeye yimitswe na RGB, anasaba ko RGB igomba kumukuraho, ndetse n'uru rwandiko yanditse mu babimenyeshejwe na RGB irimo. Beneda nimwumve ntambwe ryandi mwita ngo nitorero. Abayobozi babayoboye bimitswe na leta, nta nubwo ari n'Imana yabimitse. Abari bariho nabo bari gukurwa kuko bari mu kuvuga ubutumwa bw'ukuri. Hejuru mu mitwe ni bombori imitwe barenda kuyimenana. Namwe hasi ngo muri abayoboke ngo reka dango ngiye ngo sinava ku itorero ryanjye wengo ngo havuga n'ibindi. Itorero ryanjye rya ADPR ngo itorero ry'umwuka, ngo itorero ryiza cyane, ngo rikomeye, ngo ribamo Imana. Ribamo Imana umutwe waramaze gupfa. Iyo Mana yaca he? Umutwe warapfuye. Umutwe wapfuye igihimba kiba rikize mase. Ubu ikigaragaza ko nawe utari muzima nuko utumva ibyo tukubwira, ngo wumve ko tukubwira ubutumwa bwa nyabwo bugaragaza ko aho uri nta buzima buhari. Gupfa kwawe rero nuko utumva ubutumwa, ngo wumve icyo birivuga, wumve icyo birigaragaza ku muntu ukijijwe kandi ushaka kujya mu ijuru. Ngo yango ni itorero ryanjye ngo ntago ntarivamo, ngo ahubwo ngo mwarayobye mwebwe. Ibintu birimo n'ubuhanuzi busigayemo ntabwo ari Imana ivuga. Abenshi ni imyuka yindi yabagiyemo kuko ubuyobozi bwarapfuye. So rero icyo twabwira abantu
nuko ADPR yarahindutse nikitwa ADPR. Ibi turabisomye niba ngombwa turaza no kubibaha. Kabiri nuko umuyobozi uhagarariye ADPR, umuyobozi mugenzi we Karangwa John wahoze ari vice president egare, agaragaje ko Ezaye Ndayize yimitswe na RGB, nta nubwo ari ubuyobozi bukuru bw'itorero bwamwimitse. Ntabwo ari inama nkuru y'itorero yamwimitse, ntabwo ari inama nkuru y'idini rya ADPR yateranye ngo imwimike, ahubwo ni RGB. Umuyobozi mugenzi we arabigaragaje. None ikindi harimo ishyari n'amatiku no guhangana. Ikindi kandi ntabwo bashaka ubutumwa bavamo ngo bujye hanze, babyigumane n'ibyabo nkuko abayuda be baragumanye ubutumwa bw'amategeko Imana yarabahaye. Bene data, turaburira abantu kuba maso no gukanguka kumva ubutumwa bwiza kugira ngo bakize ubugingo bwabo. Imana baha umugisha. Dusoreje aha ngaha nicyo twashaka kubagezaho. Reka dusenga Imana. Imana baha umugisha. Mana, turagushimiye kubanye natwe mu kiganiro kandi ukaba uduha ibyo kuvuga no gusobanura abantu, tubereka amadini ariho muri iki gihe n'ubuyobozi yarimo, uburyo abantu benshi bagiye kwarimbukiramo. Ngaho rero komeza gufasha abantu kandi ukomeze kubigisha no kubasobanurira, maze kandi barushaho kwezwa no gukunda ijambo ryawe. Tubyambaje twize mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana baha umugisha. Murakoze cyane. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu.